Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi turatangira dusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana, Umukiza wacu, na Kristo Yesu ari we byiringiro byacu, ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanjye nyakuri, nibyariye mu byo kwizera. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Umurimo wagenewe Timoteyo ari muri Efeso. Ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi cyangwa kwita ku migenzo y'ibinyoma cyangwa amasekuruza atagira iherezo, bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera, ahubwo bizana impaka. Ibyo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Ibyo bamwe babiteshutsemo, biyobagiriza mu biganiro by'amanjwe, bashaka kuba abigisha b'amategeko, nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera. Icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko, kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita ba se na ba nyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsangirizwa, bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyir'ibihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse, bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Muri abo ni Humenayo na Alekizandere, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Igice cya kabiri. Ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhere mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana Umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo, ari cyo cyatumye nshyirirwaho kuba umubwiriza w'intumwa. Ndavuga ukuri, simbeshya, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ukuri. Nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Inshingano y'abagore.
Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishije imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigana ituza aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agira ituza, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwera, bakirinda. Igice cya gatatu. Inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni. Iri jambo ni iryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, aho udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa, agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba bitonda, batari intereganya cyangwa abamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakonikazi nabo nuko baba bitonda, abatabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo, kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa icyubahiro. Igice cya kane. Ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuze kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ibyo gukiranukira gukora umurimo w'Imana. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza ku mubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukarwana ari uko twiringiye Imana ihoraho, ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe.
ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no mu mutima uboneye, kugeza aho nzazira. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize Imana ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye ubizirikana kandi abe ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Ibice 5. Ibyo guhugurana ubugwaneza. Ntugacyahe umuntu mukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru bahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Ibyerekeye abapfakazi. Wubahe abapfakazi bari abapfakazi by'ukuri, ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo. Babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro, ariko uwidamararira abapfuye ahagaze. Ubategeke ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Ariko niba umuntu adatunga abe, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Ntihakagire umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 avutse, akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa, agashimirwa imirimo myiza. Niba yarareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababaye, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo, bakifuza gucyurwa, bakagibwaho n'urubanza, kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo, biga no kugira ubute, bakagenda imihana, nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi ni n'abanyamazimwe n'abakazitereyemo bavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashyingirwa, bakabyara abana, bagategeka ingo zabo, ntibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka, kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe, kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Abakuru b'itorero n'inama Pawulo agira Timoteyo. Abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha, kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanangiririza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranijwe, kugira ngo witondere ibyo, udaca urwumwe cyangwa ngo ugire ubwo uca urwa kibera. Ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza, kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe, kuko urwaragura. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bigaragara hanyuma. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. Igice cya 6. Inshingano y'abagaragu. Abagaragu b'imbata bajye batekereza ko ba shebuja bakwiriye kubahwa rwose, kugira ngo izina ry'Imana n'inyigisho zacu bidatukwa. Kandi abafite ba shebuja bizera be kubasuzuguzwa
n'uko ari bene data, ahubwo barusheho kubakorera kuko abagirirwa uwo mumaro ari abizera n'abakundwa. Ujye wigisha ibyo ubibahugure. Imbuzi n'inama zitari zimwe. Ntihagire uwigisha ukundi, ntiyemere amagambo mazima y'Umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wehoho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiririza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu, wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'Umwami wacu Yesu Kristo, kuzerekanwa mu gihe cyako. Niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo Mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringire Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, baba abanyabuntu, bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukire amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo.